Hello hello ndabasuhuje. Ese ujya ugira amatsiko yo kumenya uko hard disk zijya muri server zimeze? Ese ujya wibaza uburyo bazipulaginga? Ni ukuvuga ngo nabateguriye video kugira ngo mbibasobanurire ku buryo umenya uko byose bigenda. Ntimucikwe rero kandi nimurangiza muraza kumenya byinshi. Ni ukuvuga ngo wirinda gufata ahangaha, intoki zigomba gukora ahangaha ku buryo nta cyangirika. Iyo uje ukareba hano hari amasiroti, dufitemo sirote ebyiri ziri free, ariko n'utu wadukuramo, utu natwo ushobora kudukuramo ku buryo naho ushobora kuhakoresha. Na hano naho hashobora kujyamo amadisike. Ndayifata ndebe iriya sirote, ndebe ku buryo aha hantu hano hari akaruka zitandukanye, no mu imbere niko bimeze, aho kagomba kujya kwipulaginga. Nze negereze, nta gushyiramo imbaraga, ntuforuse, gasunike. Nikamara kugeramo, urumva ko kamaze kugeramo, funge. Fata indi yari isigaye, nayo ndareba neza ku buryo ntaza gukora hari amasirikwi elegitoronike. Nze naho ndakanda aka kantu gatukura, urabona ko gafungutse. Nze naho nyipulaginge nitonze, ntabwo usa niba wumvise utanyuje mu nzira nyayo, uritonda. Usunike, urabona ko ziri ku murongo ureshya. Ni ukubapulaginga amadisike muri sava. Iyi ni sava 700 Dell Power Edge 760 XS. Urabona ko ikindi hano hejuru urabona ko ifitemo iyi ni loka. Iyi loka ntabwo ushobora kuyifungura uko wiboneye, paka wanirokingi. Bisaba ko ushaka turu yabugenewe. Sawa.